Byiza gukurikira ubukungu talks. Uyu munsi reka tuze noneho tuvuga ku yindi ngingo. Pandora Papers. Pandora Papers ushobora kuba warazibonye, ariko hari uko wakiriye amakuru, hari n'abantu bakoze ibiganiro byiza cyane. Dushimira Gentil Gedeon wagize icyo abaganirizaho cyane ku byerekeye Pandora Papers. N'abadukurikira nabo ntabwo bigeze babura amakuru, kwako turi mu ba mbere babagejejeho iki cyegeranyo cyangwa se iyi nkuru. Hari ikintu cya mbere nshaka kubibutsa mbere yuko dutangira ikiganiro. Kubona amafaranga cyangwa se kuyakorera ni igikorwa, sibyo twese turabyemeranya, ariko ibyerekeye no kuyagumana ni intambara ikomeye cyane ijyana n'imyitwarire ya muntu cyangwa se behavior. Ariko kugira ngo amafaranga yikube bisaba mu mutwe. Pandora Papers nazo ziri kwerekana ubwenge cyangwa se ubuhanga bushyirwamo n'abahanga cyangwa se aba bakire bashora mu bahanga kugira ngo barebe yuko utwabo twagira umutekano, cyane cyane bakaturinda yuko abantu bose batugiraho amakuru. Cyane cyane muzi yuko hari abakire babivuga, hari abakire hari n'abagenda nk'abakire, hari n'abakire babaho kidage cyangwa se abakire batifuza yuko isi yamenya ko bakize. Ariko igihe cyose ko birangira twese dukora ibishoboka byose ngo turinde utwacu. Niba ukunda inkuru zerekeranye n'ubukungu uri ahantu hanyaho, kandi niba ushaka kumenya uko amafaranga akora uri ahantu hanyaho. Gusa niba ubikunda koko ntucikwe kugeza bisoza. Kaze neza ku Bukungu Talks. Pandora Papers twabivuzeho cyane, ibikiza tugira n'icyo tuvuga ku byerekeye n'uko byaje n'iki. Gusa ikintu cya mbere twabibutsa nuko ibi bya Pandora Papers habanje kuza ikiswe Panama Papers. Panama Papers yaje mu myaka 5 n'igice. Ahanga yavugaga cyane ku byerekeye n'ukuntu amakampani agira ite, amakampani akwepa imisoro, aricyo kizwi nka tax evasion. Tax evasion ni icyaha gikomeye cyane. Iyi ngiyo kuri impact yayo yarabaye, ariko iba hari gatoya cyane. Haza kuza ikiswe Paradise Papers. Paradise Papers zaje kuzaho nyuma ho gato izi ngizi Panama Papers zikimara kuza. Gusa ntabwo byagarukiye ahanga. Izi Panama Papers zari zimeze nkaho zaje kubera zarakaye, kubera yuko zageragezaga kwereka kwako, niyo mpamvu byiswe Paradise, zerekanaga ubuhanga buhambaye abantu cyangwa se abakire cyangwa amakampani akoresha kugira ngo agabanye imisoro yishyura. Akenshi iyo bavuze agabanye imisoro, twakoze cano hano, twakoze ikiganiro cyerekana nuko n'agakampani kawe gato ushobora gukora ibishoboka byose ntikishyure imisoro myinshi cyane, kakabasha kuba kagira inyungu mu buryo bwemewe cyangwa se buri mu mategeko yashyizweho. Ibi ntabwo tubyumvikanaho kimwe na benshi nabonye reaction. Hari n'abababaye cyangwa se bavuga ati ntabwo ukunda igihugu, ariko ntabwo wabuza amategeko gukora icyo akora cyangwa ngo ubuze business kugira inyungu ngo nuko zibwishyira imisoro, kuko at the end of the day business ibaho kugira ngo itungure uriyirimo, itanga imirimo, nirangiza inatanga umusanzu wa mu iterambere ry'igihugu binyuze mu misoro cyangwa se mu bindi bikorwa bigirira rubanda akamaro. Ni nayo mpamvu abenshi nimujya musenga, mujye munasengera abakire bagumye babaho. Ikindi dukomeje, Pandora Paper uyu munsi tugiye kuyikoresha nk'ikimenyetso kigiye kutwereka ukuntu amafaranga akora. Abenshi bumvise ijambo offshore companies, bamwe bumva n'amakuru, bamwe barabibangishije barababwira ukuntu ari bibi cyane. Abandi bababwira ikiswe trust fund cyangwa se abenshi bimwe bita indagizo cyangwa se abashumba. Ibi nabyo abantu benshi barabibangisha, ariko muri iki kiganiro niho honyine ugiye kumva amakuru, cyangwa se ndahamya neza yuko ari cyo kiganiro cya mbere mu Kinyarwanda ugiye kumva, wumva ukuntu ibi bintu bikora, impamvu nawe ushobora kuzisanga wabigiyemo. Kandi n'ikindi, ababivuga ni bandi, ushobora kumva ari abapolitician cyangwa se hari n'abantu benshi bajya public bakiyandagaza bakavuga ibintu batazi uko byabakoraho. Urugero dushobora kuvuga nk'umwami wa Jordania. Umwami wa Jordania ubundi ni umwami. Abenshi turabizi ibwami ntabwo batanga imisoro, ahubwo abaturage bajyana ibya 10 cyangwa se ibyo beje cyangwa se batungwa n'imisoro y'abaturage. Ariko umwami wa Jordania nk'uko amakuru yabyerekanye, yaguze ibintu hanze y'igihugu cya Jordania, y'ubwami bwa Jordania birenga hafi miliyoni 100, yaba mu Burayi ndetse no muri Amerika. Izi Pandora Papers zarabyerekanye, nawe arabihakana, ariko ntabwo bikuraho yuko yabikoze. Cyane cyane iyo urebye imyaka byakozwemo, ni igihugu igihe ubwami bwa Jordania bwari bufite ibibazo.
ahangaha ikintu gihari umuntu agomba kwitaho nuko ubu ngubu nubwo byakozwe ubwami bwa Jordania bwari buri muri crisis yaba mu ya politike muri Middle East cyangwa se bwa bufitanye n'ibibazo n'abantu benshi. Ahangaha ibi byose uko bigenda biba byose byagaragazaga iki? Byagaragazaga yuko uyu mugabo hari ahantu yibeshye kubera ko yashyizeho capital control. Iyo wavuze capital control bisobanuye iki? Iyo ugiye gufata amafaranga kabone nubwo umwana we yaba yiga hanze, ntabwo ufata amafaranga ngo uhite wishyura uko ubishaka, ahubwo urapplyinga. Abantu babaye no mu Bushinwa icyo kintu ko yagihari, bafite limit y'amafaranga n'urugero 50,000 by'amadolari batarenza ku mwaka baba bagomba kwishyura hanze. Iyo ushaka kwishyura narenza aho nga urabyandika ukakora process, bakakwerebera nyine ababishinzwe mu mabanke bakareba niba wemerewe kuyasura, baguha go ahead ukishyura, bataguha go ahead ubwo ntibibeho. Ibi ngibi birazwi yarabikoze, ariko birarangira kugira ngo akore izo capital control n'ibiki, ahubwo we ahitamo no kuyajyana hanze mu gihe n'ubwami nta tegeko ryari rivuga yuko ku mitungo yayitangaho umusoro. Ibi ngibi we yahise avuga ngo ni ukwataka umuryango, ariko still yari yitanze. Ibi ngibi ni bikwereka ko umwami yafashe imyanzuro ayishyira ku baturage, wafite ibindi bintu ari gukora nanone bitera suspicion. Abandi urugero rwa kabiri nanone, hari abagabo baba bazwi cyane mu byerekeye no kuvugira abantu ngo batange aid, cyangwa se hari umugabo ukomeye cyane muri Ireland ugira uruhare runini cyane mu gukangurira guverinoma gufata imisoro y'abaturage kugira ngo igende mu byiswe aid cyangwa se inkwano zihabwa Afurika. Abenshi ni debate nini cyane, bamwe niba bishaka abandi barabishaka, ariko abenshi twifuza yuko zava tukitunga. Gusa nanone bifite aba lobbying bakomeye cyane bagisaba za leta zabo gufata amafaranga igice cyo mu misoro kugira kijye muri Afurika gifasha abaturage. Aba babikoraga nago ndi umuvuga izina ko yuko nkuko twabivuze hari ibinyamakuru byamushyize hanze, ariko turavuga ibikorwa bye. Ushaka izina nawe wajya gusoma Pandora Papers, iryo zina uraribona. Uwo muntu wo muri Ireland arazwi cyane mu byerekeye no kuba we akora ikiswe cya kintu nababwiye cyitwa tax avoidance. Tax cyangwa se tax avoidance no kuvuga ngo ni structure ukora mu misoro ku buryo hari imisoro imwe n'imwe utishyura kugira ngo umaximize inyungu. Sasa uyu nguyu niba ashaka yuko amafaranga ava mu misoro akajya gufasha Afurika, nayo yagakwiye kuba arimo akora akishyura imisoro yose uko byakabaye, ntagiye muri ibyo bya avoidance kugira ngo imisoro ibe myinshi hanyuma haboneka amafaranga ajya hanze. Ariko nkuko bigaragara we akora ibishoboka byose akayikwepa. Ubundi wa gatatu no Tony Blair. Tony Blair twese turamuzi, nta nubwo turi butinye kubivuga kuko no mu gihugu cye baramukrititse. Tony Blair yiyamamaza yari yavuze iri speech istangaje cyane. Millionaires with the right accountant pay nothing, whilst pensioners pay VAT on fuel. Offshore trusts get tax relief, while homeowners pay VAT on insurance premiums. We will create a tax system that is fair, which is related to ability to pay. Ubwo yaragiye ariyandagaza aravuga ngo system iriho itanga amahirwe, cyangwa abanyabwenge batanga amahirwe yuko abantu bafata advantage cyangwa se bafatirana amategeko ariho bakabasha kuba bajyana amafaranga muri offshore system kugira ngo ntibakabasha kuba batakishyura imisoro. Ijambo offshore yararikoresheje muri speech, ariko byarangiye nyuma y'imyaka 10 muri 2017 y'ubwe aguze inzu ihagaze hafi miliyoni 6.5. Yakoresheje system ya offshore kubera yuko offshore hari offshore company yari ifite inzu iriyo imanaging iyo nzu nyine ya miliyoni 6.5 z'amapound. Hanyuma we aho kugira gura inzu agurira ya company. Kugura company ubundi muri strategy cyangwa uyu mukino ukuntu wari umeze byatumaga atishyura cyitwa stamp duty mu Bwongereza kirazwi ushaka kugura apartment cyangwa property. Ahanga iyo yarayikwepye iyi stamp yari hagaze agaciro ka 300,000 by'amapound. Ibi ngibi kubikora yarabikoze company ba onshore, ariko iyi misoro aya mafaranga ntiyabasha kuyishyura. Murabyumva nawe yakoresheje cya kintu twise offshore company kugira ngo abashe kuba yakwepa cyangwa se yagerageza kutishyura iyo misoro kugira ngo nabashe kutabomba cyangwa se kutarekura kudufaranga twiwe. Ikindi noneho cyangwa se amafaranga ko aya ntago ari amafaranga make, turavuga 300,000 by'amapound cyangwa se miliyoni 400 z'amanyarwanda. Na amafaranga menshi cyane, na amafaranga menshi cyane. Ahanga ikindi dukomeje muri kumva ukuntu system zimeze. So ahanga icyo nashaka kukubwira ntabwo ari uko nubwo tugiye kubigisha cyangwa se turi kubabwira ibi bintu ari uko ibintu byose ari shyashya, gusa turagira ngo tubereke yuko
ibintu byose uko ubibona cyangwa se abakuzi imbere bose bari kukubwira izi report cyangwa se bazikabirije cyangwa se ngewe ntabwo bisobanuye yuko inyuma ntazakoresha izi system. Niyo mpamvu izi system zimaze imyaka irenga 100. Trust fund imaze imyaka 150. Ni ibintu bimaze igihe cyane biriho. No mu Rwanda benshi barabizi, ari abantu bitwa ngo nabashumba cyangwa se no hanze naho ntibintu bitateze kuva. Izi offshore system ntabwo ari ibintu tuza tuvuge none, ahubwo ikibazo abapolitisiye impamvu aribo barebwa ahangaha cyane nuko aribo bafite uruhare mu kuba ayo mategeko cyangwa se iyo misoro ishobora koroshywa n'abaturage ntibagongwe cyane, kwa ko izi report iyo zisohotse rubanda nyamwinshi nta nubwo bazi ibi bintu bahita barakara, cyangwa se bitewe n'umunyamakuru wakongeje inkuru cyangwa se wayivuze abantu bakareacta bitewe nabyo. So ahangaha icyo tugiyemo niyo mpamvu channel yacu y'uko ubukungu talks ushobora kwibaza uti kubera icyo abakire bakenera noneho guhisha amafaranga yabo. Ikintu cyitwa privacy niyo mpamvu ya mbere, kubera yuko akenshi ibyerekeye n'ibibanza umuntu atunze n'ibiki na information abantu bose babona, ugiye kuzaka ku murenge biba zifitwe n'abantu benshi. Rero ibi bintu rero bituma abantu adresse zabo zimenyekana cyangwa se kurinda imitungo yabo bikazamo akabazo, kubera yuko hari n'igihe binagira ingaruka kuri business bavuga bati ubundi uragurira uriya ubundi kari umukire n'ibiki n'ibyo ngibyo, bigatuma na business future yayo ahukura hagira ikibazo. So niyo mpamvu rero kubwizo mpamvu uhita wibaza system imwe yonyine y'uburyo abantu barinda amafaranga harimo izi system ebyiri, cyangwa se guteganyiriza abana we. Ntugire ngo abantu bose bizerera muri ibi bintu bya insurance, reka cyangwa se insurance zikora nk'uko izizwi zo mu Rwanda zikora. Ntabwo ibintu byose bigenda kuriye, cyangwa se systeme za financial cyangwa se icyo twita mu buryo bw'imari cyangwa produits z'imari zitangwa no mu Rwanda cyangwa no mu bihugu bimwe na bimwe abantu bose bazizera, ari nayo mpamvu bajya gushaka ahajyanye n'ibyo bo bashaka. Bihita bituma noneho twinjira kuri topic ikomeye cyane. Ahangaha topic twinjiramo cyane offshore companies. Ubundi ni ibintu ki? Kwa ko impamvu abakire ujya ubona umukire buri gihe yakoze divorce imitungo yidakorwa cyangwa ukabona n'umuntu agiye amaramasa, akenshi bifite aho bihuriye n'icyo bita offshore company. Bisobanuye iki offshore company? Ahangaha ikintu ugomba kumenya, iyo tuvuze offshore company ubu making sure yuko hari ibintu abantu baba bavuga ati ugiye kunyereza imitungo, ariko akenshi ntabwo ari imitungo ugiye kunyereza, ahubwo ikintu ahangaha ugiye kurinda. Ushobora kwibaza ati kuba ari ukurinda imitungo, aha ntabwo ariyo case yonyine, ahubwo case ya nyayo hano ni ugutekereza nkaho ari uburyo bwo kuba wakoroshya ibyerekeye no gukora reporting, cyangwa se mu buryo bwo kuba wamenya uko ugenera buri muntu wese ufite uruhare muri business yawe amafaranga cyangwa n'uburyo wamukorera raporo. Reka urugero abenshi mu Rwanda iyo turabizi abantu benshi ntabwo bashora muri ideas z'abantu. Iyo ufite igitekerezo abantu benshi ntabwo bashaka kukigura, ariko urashaka umushoramari uvuye hanze. Uburyo bwonyine bwo kumwereka commitment yawe, kuko naza mu Rwanda agashaka gushora bihita biza direct mu Rwanda, biraba bisobanuye yuko icyo gihe hari amisoro azakatwa igihe nzabangiye kuma dividends cyangwa se izindi nyungu zabyo. Ibi byose ninjya kuma amafaranga bigasaba yuko izi dividends ziza. Ahangaha haraza kuzamo ikibazo cy'uko dividends ze nazibona arishyura imisoro mu gihugu cye, hanyuma nishyura imisoro mu gihugu cye nazajya gutwara amafaranga nanone cyangwa se bigashigera mu gihugu cye, n'igihugu cye nacyo kizakenera kumwaka imisoro. Ibi bisobanuye iki? Double taxation. Ahangaha niyo habayeho icyo twise double taxation, uburyo bwo kugira ngo asubirane ya mafaranga ye n'uburyo butwara igihe kirekire, cyangwa se ibizwi na paperwork bishobora gutwara n'igihe kirekire nawe atakihanganira kwihanganira. Ikintu ahangaha ukora ni iki? Iyo ugenda ukamufunguriza company cyangwa se company ukayifungura he mu bigwa bikora mu buryo bwa offshore nk'uko twabivuze. Ahangaha iyo bijyanye mu buryo bwa offshore bituma amafaranga muri biriya bihugu ntago bahita bamutaxa. Amafaranga yagiye cyangwa se iyo company yanditse muri kiriya gihugu aba investors be barimo mu Rwanda nta burenganzira afite bwo kumutaxa. Amafaranga yitajya avujya mu gihugu cyanya cyanditseho company, hanyuma akazava muri icyo gihugu ahita ajya kuri uwo muntu akazishyura imisoro mu gihugu cye, ugasavinga time, ugasavinga n'izi paperwork n'ibibazo byose. Ahangaha urumva iyi n'indi nyungu yindi ituma n'abakiriya cyangwa se ubona aba investors kugira ngo birinde ibyo bintu. Kwa ko ndabizi mu gihugu cyacu cyangwa se no mu bihugu byinshi dufite iki kibazo cy'uko abashoramari bo hanze kugira bashore mu gitekerezo cyawe bakubaza uburyo amafaranga yabo bazayabona mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Iki ngiki ni ikintu utakwepa. Ni nayo mpamvu nk'uko nababwiye offshore
ubu ngubu nazo ntago bikiri safe cyane kubera yuko hari ibintu byinshi ntugire ngo byitwa FACTA. Ahangaha yizwe nka Foreign Assets Account Taxation Compliance Act. Ibi ngibi kuba bihari nabwo ubwabyo cyangwa se hakaba icyo bita cyangwa se Common Reporting Standards. Izi zose nizo zituma ubu ngubu zatumye ibi bihugu nabyo bizwi nka Cayman Island, niyo mpamvu bigikenewe cyane, niyo mpamvu amakampani agifungura ku nyungu zitari za kampani gusa ahubwo ku nyungu z'abashoramari kugira babarinde ibi bintu byo ko haba ama double taxation cyangwa se no mu gihe bagiye kohereza izindi raporo bibe bitwara ikindi gihe kandi badafite umwanya wo kwihangana, kubera ko business it's not a joke, ni indagizo ubazwa ibyo wahawe. Aha dukomeje ikindi kintu nanone ushobora kwibaza uti igihe isi itarakemura ibibazo biri muri global financial system kwa kari byinshi, izi offshore companies zizagumya kubaho. Niyo mpamvu aha ntibazajye bagushuka, offshore companies zirakenewe nkuko mubyumvishe. Umuntu ashaka gushora mu gitekerezo cyawe hari imbogamizi nyinshi zimwe abenshi baba batanazi. Yego hari ibindi bintu abantu bashobora kubikoresha mu buryo butemewe, ariko nagira nkubwire leta yose izakubwira ko idakoresha bino bintu izabiri kukubeshya. Ngereka nk'urugero, World Bank ikoresha Cayman Island inshuro nyinshi cyane, cyangwa se urugero USA muri financial crisis abenshi mwumvise ngo ni ihungabana ry'ubukungu ku isi yose, bakoze ikiswe programme yiswe TARP. Iyi TARP kugira ngo bafashe izindi banki byasabye uko bafungura account cyangwa se bafungura konte mu birwa by'amakayman cyangwa se n'izindi zifite jurisdiction nk'izo ngizo zidagira iyo misoro, capital gain cyangwa se ibintu nk'ibyo ngibyo, kubera yuko nibwo buryo bwari bwose bwo kugira ngo bohereze amafaranga ku isi yose bitasabye amategeko menshi na paperwork nyinshi, kubera yuko ibyo bihugu bose hari convention yuko ibyo bihugu bigomba kubaho. Ni ukuvuga ngo zino system cyangwa bino bihugu bifite offshore cyangwa system bigomba kubaho kugeza igihe ntazi cyari cyo, kubera yuko ntabwo haraboneka ibintu bibisimbura, kwa ko ni mu nyungu z'ibintu byinshi. Tugiye ku kindi kintu, nizere yuko offshore company mutazayumva ngo mwumve ni ikintu kibi, kwa ko no mu Rwanda mpamya neza banki nyinshi cyangwa se buri muntu wese ushora hanze cyangwa ufite ibintu yashoye hanze afite aho ahuriye, cyangwa afite company cyangwa banki ikorera mu Rwanda iva hanze afite aho ahuriye no kuba yakoresha izi Cayman Island. Hanyuma tujye kuri text topic ari ikomeye cyane, trust fund.